Bwoko bw'Imana aho muri hose ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wadukunze akatwitangira kandi uri hafi kuza ubuntu n'amahoro atanga bibane n'umuntu wese. Tugiye kuzamarana iminsi mike twiga icyigisho kivuga intambara iri hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Ubuhanuzi bukubiye mu 60 isoza Daniel igice cya 11 byagaragaye ko abantu benshi batabwumva cyangwa batabwumva kimwe, ariko iyi mirongo ivuga ku buhanuzi bwuzuye ku bintu bizaba mu gihe cy'amateka asoza isi cyangwa igihe cy'imperuka. Ni ingenzi ko twamenye iyi ntambara ya karundura itarigeze ivugwaho cyane n'abizi iby'iyobokamana n'abagerageje kubivugaho bafite ubusobanuro butandukanye. Ibyo byatumye abantu benshi bahera mu rujijo ku byerekeye ubuhanuzi, ndetse Ellen G. White ntigeze atanga ubusobanuro umurongo ku wundi kuri iyi mirongo. Ikintu yavuze ni uko abantu bagomba kwigana ubwitonzi n'ubushishozi muri icyo gice kuko ariho ruzingiye ingata. Mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza cyo kuwa 24 Ugushyingo 1904 yaranditse ati: igihe cy'amakuba agomba kugenda yiyongera kugeza ku mperuka kiri hafi cyane. Nta munota n'umwe dufite wo gupfusha ubusa. Isi ihangayikishijwe n'umwuka w'intambara. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 11 bwa Daniyeli buri hafi yo kugera ku musozo wo gusohora kwabwo guheruka, ndetse yongeraho ko amateka yabayeho mbere asoza ubu buhanuzi tubona muri Daniyeli 11:30 kugeza kwa 36 ari yazisubiramo muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45. Arongera mu bihamya by'itorero umuzingo wa 9 wo mu 1909 arandika ati: ibyago byisukiranya ku butaka no ku nyanja, umwiryane muri rubanda n'ibimenyetso by'intambara nta cyizere cyiza cyazaza bitanga. Ibyo biragaragaza ibigiye kubaho bikomeye cyane. Imbaraga z'ikibi zirihuriza hamwe kandi zikikomeza, zirashikamye ngo zitegura akaga gakomeye gaheruka. Mu isi yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka bizisukiranya byihuta. Niba ushaka kumenya ubuhanuzi, ntabwo uzicuza igihe cyawe tuzafatanya uru rugendo tunyura muri iyi mirongo kugira ngo tumenye intambara ya nyuma hagati y'umwami w'ikusi amajyepfo n'umwami w'ikasikazi amajyaruguru. Tuzakoresha imvugo za Bibiliya yera y'Ikinyarwanda na Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo yo mu Cyongereza. Ikigenderewe si ukumenya gusa ukuri kuri muri iyi mirongo, ahubwo no kudutera umwete wo kwihana no kwitegura kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri hafi, ndetse tukamenyesha abantu kuri bakava muri Babuloni iri hafi kugwa ikarimbuka burundu. Fata Bibiliya yawe dusome muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45. Haravuga ngo: nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera, kandi umwami w'ikasikazi azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandarimo nk'umwuzure w'amazi, agere no mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa, keretse Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. Nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa. Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamushagara. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna. Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45 ni incamake y'ibihe by'imperuka tubona mu byahishuwe igice cya 13, igice cya 17 n'igice cya 18, ndetse mu gitabo Intambara Ikomeye mu bice byacyo biheruka babivuga mu buryo burambuye. Bivuze ko ubusobanuro ntakeba kibabwiye imirongo bumaze igihe butanzwe,
cyane cyane ko igitabo Intambara Ikomeye cyasohotse mu mwaka w'1888, ahubwo abantu ntabwo bigeze bafata umwanya wo guhuriza hamwe uduce twose tugize ubwo buhanuzi kugira ngo bwumvikane neza. Iyi mirongo yo muri Daniyeli ni intambara nyakuri y'iby'umwuka, kandi n'izavamo ishyirwa mu bikorwa ryo guhatira abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko mbere yo kuvuga iby'imperuka, reka tubanze turebe mu mateka iby'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Intambara y'aba bami bombi niyo kurwanira kwigarurira ibihugu nk'ubwami bw'igihangange. Iyi ntambara yatangiye gato nyuma y'urupfu rwa Alexander the Great, kandi iyi ntambara yahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 2, mu gice cya 7, mu gice cya 8 no mu gice cya 11. Muri Daniyeli igice cya 2 hagaragaza iby'igishushanyo gikozwe mu byuma by'ubwoko butandukanye, kigaragaza uko ubwami buzagenda busimburana kugeza ku mperuka y'isi. Ndetse ibuye ryaje ritarimbuwe n'intoki ryikubise kuri icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba, rirakimenagura, rihinduka umusozi munini ukwira isi yose, ari ryo rishushanya ingoma ya Kristo. Daniyeli igice cya 7 habivuga byimbitse hakoreshejwe ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye Daniyeli yeretswe, zigaragaza ukuntu Babuloni ari ishushanywa n'inyamaswa y'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, izahirikwa n'ubwami bwa Mede n'Abaperesi, bushushanywa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi ifite imbavu 3 mu mikaka yayo, maze ubugira iki nabwo bushushanywa n'ingwe ifite amababa 4 ku mugongo asa n'ay'igisiga, bugahirika ingoma y'Abamede n'Abaperesi. Roma mpagani igakurikiraho, ishushanywa n'inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, ifite imikaka y'ibyuma n'amahembe 10. Roma mpagani igakurikirwa na Roma y'ubupapa cyangwa Roma Kristo, ari ishushanywa n'ihembe ritoya rifite amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye, ryamezaho amahembe 3 yakuwe muri ayandi 10 y'inyamaswa iteye ubwoba. Mu mayerekwa y'ingenzi ya Daniyeli, iri ni ryo riheruka kandi ryamuteye ubwoba, amara ibyumweru 3 arira, yarabuze ubusobanuro n'igisubizo. Ndetse Satani yabundaraye kuri iri yerekwa, arwana na marayika Gaburiyeli intambara itoroshye y'iminsi 21, amubuza kugera kuri Daniyeli ngo amusobanurire iby'iri yerekwa, kugeza aho Mikayeli umugaba akomeye ari we Yesu Kristo yizeye gutabara Gaburiyeli. Hanyuma Gaburiyeli akabona gusobanura Daniyeli muri Daniyeli 11 umurongo wa 1 kugeza mu gice cya 12 umurongo wa 4 bw'ibizaba ku bwoko bw'Imana mu gihe cy'imperuka. Ibi tubisoma muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 13 n'uwa 14. Tuzibanda mu gice cya 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45, kuko niho havuga iby'igihe cy'imperuka. Amayerekwa ya Daniyeli asoza n'ikintu cy'ingenzi. Mu gice cya 2 bisoza Yesu agarutse. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 7 busoza habayeho urubanza. Mbere y'uko Yesu agaruka, amahanga agomba gucirwa urubanza. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 8 bwerekana ko kugira ngo urubanza rubera mu ijuru rusoze, ubuturo bwera bwo mu ijuru bugomba kwezwa. Hanyuma ubuhanuzi bwa Daniyeli mu gice cya 11 busoreza mu gice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, herekana ko igihe ubuturo buzaba bumaze kwezwa, Mikayeli azahaguruka, ari byo bishushanya irangira ry'imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuga ko hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe, ndetse bigakurikirwa no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, ariko kugaruka kwa Kristo. Umuntu wese wagira ubusobanuro kuri Daniyeli 11 budafite aho buhurira n'ubwo mu gice cya 2, mu gice cya 7 no mu gice cya 8, ntabwo bwaba butunganye, kandi haba harimo kwibeshya gukabije. Alexander the Great amaze gupfa, abajenerali be 4 batangiye imirwano ikaze yo kwigarurira ubwami bwe mu cyiswe intambara ya Diadoki, kandi byihuse ubwami bwigabanijemo intare enye: ikusi amajyepfo, ikasikazi amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Bibiliya yera ibyita ibirere 4, iy'icyongereza ivuga 4 winds. Muri make, izi ntare enye nazo zaje guhuzwa zihinduka ubwami bubiri: ubwami bw'amajyaruguru ikasikazi
n'ubwami bw'amajyepfo ikusi. Roma mpagani yafashe izina ry'ubwami bw'ikasikazi, naho Egiputa ifata izina ry'ubwami bw'ikusi. Aya mama abiri nayo yaje kurwana, hanyuma Roma mpagani itsinda Egiputa, ibihindutse ubwami bw'igihangange ku isi mu mwaka w'168 mbere ya Kristo. Ku bantu batamenyereye izi mvugo Roma mpagani na Roma Kristo, aho byavuye nuko ubwami bw'abaroma bwasengaga ibigirwamana n'indi migenzo ya gipagani ihakana Imana, kugeza igihe umwami mukuru Empereur Constantine yahindutse umukristo, agahita ategeka abaturage be bose kuba abakristo bakareka imigenzo ya gipagani. Hakurikiyeho kubaka za kiliziya ndetse no gutora abagomba kuziyobora. Aho hari mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 nyuma ya Kristo. Yakurikiwe n'undi mwami mukuru Empereur Theodosius wa mbere, ashyiraho itegeko ryo kutongera gusenga ibigirwamana ndetse asenya ingoro zabyo. Muri babayobozi bakuriye kiliziya hashyizweho papa ubakuriye bose, ndetse akaba afite n'ububasha ntavogerwa atari mu by'idini gusa ahubwo no mu bya politike. Kubera ayo mateka ya Roma y'ubwoko bubiri, iyo ushaka kuvuga Roma ya mbere y'ikinyejana cya 4 uvuga Roma mpagani, wavuga Roma ya nyuma y'ikinyejana cya 4 ukavuga Roma Kristo cyangwa Roma y'ubupapa. Roma Kristo yaje gutsinda intambara yo gukuraho ubupagani, yitwa ubwami bwera bw'abaroma, the Holy Roman Empire. Nubwo mu by'ukuri imigenzo ya gipagani yakomeje kwivanga n'ubukristo. Kwinjira k'umwami Constantine mu bukristo byinjije imigenzo ya gipagani imwe n'imwe yari iriho. Urugero nk'umunsi wasengwagaho izuba, Sun's Day, ari wo wahindutse Sunday, ugatagatifuzwa ukitwa umunsi wa Mungu, kuko ari wo Yezu yazutseho, akaba ari nawo Roho Mutagatifu yamanukiye ku ntumwa. Papa yitwa Pontife cyangwa ikiraro gihuza Imana n'abantu, ndetse yitwa nyir'ubutungane bwose. Kandi ku bakristo nta kindi kiraro gihuza Imana n'abantu atari Yesu Kristo wenyine, akaba ari nawe nyir'ubutungane bwose, kuko abari mu isi bose ari abanyabyaha, nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 no muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Mu kinyamakuru inyandiko z'idini gatolika Catholic Record cyo kuwa mbere Nzeri 1923 haranditse ngo umunsi w'icyumweru ni ikimenyetso cy'ububasha bwacu, our mark of authority. Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, kandi uku guhindura umunsi w'isabato ni igihamya cyabyo. Mu ntambara za mbere Roma pagani yanesheje Egiputa mu mwaka w'168 mbere ya Kristo, ariko nyuma y'igihe kirekire zari zarahinduye imirishyo. Ubwami bwa Roma bwari busigaye buyoborwa na papa n'itorero gatolika, bikayobora leta hadakoreshejwe agahato cyangwa intwaro, ahubwo hakoreshejwe ingengabitekerezo y'ibyobokamana. Waba uri umwami, igikomangoma, umwamikazi cyangwa undi muntu wese ukomeye, wagombaga kubumvira, cyangwa bakaba bakoresha ubushobozi bafite bwo kukohereza mu muriro utazima, aho uzaho rushya iteka ryose. Bityo abantu bose bubahaga kandi bagatinya ingoma yera ya Roma. Ibi ni ibintu biri mu mateka, nawo bishatse wabibona. Ariko se byari kugenda bite iyo abantu baza kuvumbura ko papa na bishop b'i Roma bababeshya? Ibyo gushya mu muriro utazima batabyemera cyangwa ntibemera Imana na gato, ubuhangange bwabo bwari kugenda bute? Reka turebe iki gitero cy'umwami w'ikusi ku bwami bwera bwa Roma. Nk'uko ubwami bwera bwa Roma bwategekeshaga ingengabitekerezo y'ibyobokamana, intambara izabugabwaho ivuye ikusi ntabwo ari Egiputa nk'igihugu, ahubwo n'ingengabitekerezo ya Egiputa izwi ku mwami Farawo ubwo yasuzuguraga Imana. Mose na Aroni bamubwiye bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende. Akavuga ati, Uwiteka ninde ngo mwumvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Nk'uko biri mu Kuva igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Uti ibyo ubikuyehe by'ingengabitekerezo ya Egiputa? Reka tujye mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8.
haravuga ngo abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'Imana umuremyi w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa mu mudugudu munini, ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wacu yabambwe. Tugeze aho Egiputa igaragaye iri kumwe na Sodomu, ariko hano ni mu buryo bw'umwuka nk'uko Bibiliya bivuze, kandi tubona ko intumbi zirambaraye muri uyu murwa munini. Iyi ntambara rero ni intambara y'umwuka nk'uko ibihugu biyirwana ari mu buryo bw'umwuka cyangwa intambara y'ingengabitekerezo. Kandi iyi ntambara yaguyemo ibiti 2 bya Elayo, ari byo bishushanya ijambo ry'Imana, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kandi niba intambara igendereye ijambo ry'Imana, iyo ntambara irarwanya Imana ubwayo. None se iyi ntambara inyamaswa yavuye ikuzimu kurwanya Imana ni inyamaswa ki? Reka turebe mu gitabo Intambara ikomeye icyo bavuga kuri iyi nyamaswa. Ni mu gice cya 15 Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa, kwisuba ivuga ngo: bityo nk'uko amagambo y'umuhanuzi yabivuze mbere gato y'umwaka w'1798, ubutegetsi bumwe bukomoka kandi bufite amatwara ya Satani bwagombaga guhaguruka kugira ngo burwanye Bibiliya. Kandi mu gihugu aho ubuhamya bw'abahamya b'Imana 2 bwajyaga gucecekesherezwa, niho hagombaga kugaragarira guhakana Imana, atheism, nk'ukwa Farawo, ndetse no gusayisha mu bibi nk'ukwa Sodomu, licentiousness of Sodom. Ubu buhanuzi bwasohoreye mu mateka y'Ubufaransa nk'uko bwahanuwe rwose mu buryo butangaje. Mu gihe cy'impinduramatwara mu 1793, ku nshuro ya mbere nibwo abatuye isi bumvise inama yateraniyemo imbaga y'abantu bavukiye kandi bigiye mu gihugu cyateye imbere, kandi bavuga ko bayobora kimwe mu bihugu bikomeye by'i Burayi, maze bavugira icyarimwe ko banze ukuri kw'ingenzi umutima w'umuntu wakira, ndetse bahakanira icyarimwe ibyo kwizera no gusenga Imana. Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite amateka nyakuri yanditswe akiriho, agaragaza ko nk'igihugu Ubufaransa bwigometse ku mugaragaro ku muremyi w'ijuru n'isi. Mu Bwongereza, mu Budage, muri Espanye n'ahandi habayeho kandi hakomeje kubaho abantu batuka Imana benshi n'abatayizera benshi, ariko Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine mu mateka y'isi, binyuze mu itegeko ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko yacyo, cyavuze ko nta Mana ibaho, kandi abaturage bose batuye umurwa mukuru wacyo ndetse n'abandi benshi hirya no hino, baba abagore n'abagabo, barabyinnye kandi baririmbana ibyishimo bavuga ko bemeye itangazwa ry'iryo tegeko. Wibuke ko Roma Kristo yategekeshaga abantu ingengabitekerezo yo kubwira abantu ko ifite ububasha bwo kubohereza mu muriro utazima. Kubera iyo mpamvu bari bafite ubushobozi bwo kuvuga rikijyana muri politike n'ubuzima busanzwe, kugeza kuri iyi revolution y'Abafaransa iyobowe na Napoleon Bonaparte, ifite ingengabitekerezo yo guhakana Imana no gupinga ibikangisho by'ubupapa byo kohereza abantu mu muriro, no kuvuga ko badashaka kuyoboka Imana ryivanga na leta kuko nta Mana ibaho. Akaba ari nayo mpamvu mu 1798 ari nacyo gihe cy'imperuka, nk'uko twabibonye muri Daniel 11:40, amateka avuga ko umujenerali wa Napoleon Bonaparte witwa General Berthier yinjiye i Roma ku itariki ya 10 Gashyantare 1798 ntawe umutangiriye, agatangaza Repubulika ya Roma, agategeka Papa kureka kujya mu bindi bintu bitari yobokamana. Muri make amwambura ububasha bwo kugenzura ibya politike na leta. Icyo gihe mu 1798
ingabo z'Ubufaransa zinjiye i Roma zifata Papa Pius wa gatandatu ziramufunga maze aza kuzagwa mu buhungiro i Valence mu Bufaransa. Ari mu bapapa batinze ku butegetsi kuko yabaye imyaka irenga 24. Nubwo ndi mupapa mushya yatowe bidatinze akamusimbura, ntabwo ubutwari bukomeye ubupapa bwari bwaragize bwongeye kugira imbaraga nk'ubwo bwari bufite mbere. Ndetse aha niho ubupapa bwagize uruguma rwica, deadly wound, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3 havuga ngo: nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Uyu murongo uvuga ko uruguma rwica ruzakira, kandi nk'uko twabibonye muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 40, umwami w'ikasikazi nawe azamutera kandi azasubirana ubwami bwe. Kugira ngo ubuhanuzi busohore, umwami w'ikasikazi agomba kurwana n'umwami w'ikusi, arwanira kugira ngo idini na leta byongere bihuzwe. Muri make, ubupapa bugomba kongera kubona imbaraga zo kugenzura ibibera ku isi byose, secularism, bwanyazwe mu 1798. Ellen White ashimangira ingingo mu mugereka w'igitabo Intambara Ikomeye, aho avuga ku muryango witwa NRA cyangwa National Reform Association, washinzwe mu mwaka w'1864 i Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba uhagarariwe n'amadini ya Giprotestanti agera kuri 11. Wari kandi uracyafite intego n'ihame bikurikira: twemera ko Imana ishobora byose nk'isoko y'ububasha n'imbaraga zose mu butegetsi bwa gisivili, umwami Yesu nk'umutegetsi w'ingoma zose zo ku isi, ubushake bwe bugafatwa nk'amategeko y'ikirenga y'igihugu kugira ngo hashyirweho guverinoma ya Gikristo cyangwa icyo bita theocracy. Mu kwemeranya n'iri hame ry'uyu muryango, intumwa ya Papa nayo yaravuze iti: turanezerewe kandi turishimye, tuzi neza ko muri Repubulika y'Amerika y'Epfo no mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, abagatolika b'Abaroma aribo bazwiho gushyigikira ubukristo bw'igihugu, kandi duhagurukira kurwanya ibyifuzo byose by'isi. Igihe cyose babishaka gufatanya kurwanya iterambere ry'abatemera Imana muri politiki, tuzishimira gufatanya nabo. Mu Cyongereza hakoreshejwe amagambo abiri y'ingenzi afite ubusobanuro bumwe: secularism na political atheism, ariyo ngengabitekerezo yazanywe n'impinduramatwara cyangwa revolution y'Abafaransa yo mu 1798 yo gutandukanya idini na leta. Ibijyanye n'uyu muryango wa NRA mwabisanga no muri Wikipedia. Mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza kwa 18 haravuga ngo: nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, buy and sell, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Iyi mirongo ivuga iby'inyamaswa izabyo bari mu isi yose. Ni ikinyuranyo cy'inyamaswa twabonye mu Byahishuwe 11 yavuye ikuzimu ikarwanya ijambo ry'Imana
ndetse ishimangira ingengabitekerezo ya politike mpakanamana tuzi nko gutandukanya idini na leta, hazaduka indi nyamaswa cyangwa igihugu irema ikintu kidasanzwe gifite imbaraga z'idini, religious power, gikoresha imbaraga gifite mu kurema igishushanyo cy'ubupapa, image to the papacy. Bazagira uruhare rukomeye mu kwemeza isi yose ingengabitekerezo yo guhuza idini na leta, kandi bazaba bahanze amaso ku muyobozi w'ubupapa, kandi ibi bizatuma umwami w'ikasikazi yongera bidasubirwaho kuba umuyobozi w'isi yose. Kuri 24 Gashyantare 1992, ikinyamakuru Time Magazine, uwitwa Carl Bernstein yanditse inkuru yitwa The Holy Alliance cyangwa kwihuza kwera. Herekana umushyikirano wa mbere wahuje President Reagan wa Amerika na Papa Yohani Paul wa kabiri ku ya 7 Kamena 1982. Inama yamaze iminota 50 hafi isaha, kandi ibyigiwe muri iyi nama harimo ukuntu bafatanya n'umugabo Lech Wałęsa wo muri Poland ufite amateka akomeye ku byerekeye irangira ry'ubukomunizme n'intambara y'ubutita Cold War, waje no kuba perezida w'icyo gihugu cya Poland kuva mu 1990 kugeza mu 1995. Bifuje kurebera hamwe ukuntu abagatolika bo mu Burayi n'abaprotestanti bo muri Amerika bashyira hamwe bagahangura ihakanamana rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bo mu Burayi bw'Iburasirazuba. Ndetse umunyamakuru yongeyeho ko ari umwe mu mishyikirano y'ibanga ikomeye yaba yarabayeho. Kwa 12 Kamena 1987, Perezida Reagan ahagaze imbere y'urukuta rw'i Berlin ku muryango w'i Brandenburg yasabye Mikhail Gorbachev gusenya urukuta rw'i Berlin, kandi nyuma y'imyaka 2 gusa niko byagenze. Mu by'ukuri ibi bigaragara nk'amateka, ariko bifite ubusobanuro bwimbitse ku buhanuzi busoza amateka y'isi. Abanditsi b'amateka baravuze ngo kugwa k'urukuta rw'i Berlin ntabwo byari ibintu bya politiki gusa, ahubwo byari intsinzi yo mu by'umwuka, ishushanya ubwiyunge, umudendezo n'icyubahiro cya muntu. Hari amakuru ya BBC yo kuwa 14 Gashyantare 2025 avuga icyitwa Project 2025 cyangwa umushinga 2025. Ni politiki y'impapuro 900, urutonde rw'ibyifuzo. Urutonde rw'ibyifuzo byagura ingufu za perezida, kandi bigashyiraho icyerekezo cy'imibereho y'ahazaza uko igomba kuba imeze. Russell Vought wiyita ko ari umukristo ukunda igihugu cya gikristo, Christian Nationalist, aya magambo niko yanditse mu makuru ya BBC. Yanditse igice cy'ingenzi muri iyo nyandiko umushinga wa 2025, kandi yemejwe na Sena kuyobora ibiro bishinzwe imicungire y'ingengo y'imari, icunga ingengo y'imari ya triliyoni 6 na biliyoni 75 z'amadolari. Vought, uwo senateri uharanira demokarasi Chuck Schumer yise umwubatsi mukuru w'umushinga 2025 kubera imbaraga z'ubwenge bwe bwubaka, yashinzwe kandi kuyobora ibiro bishinzwe kurengera umutungo w'abaguzi, ikigo ubuyobozi bwa Trump bwari bwerekanye ko bushobora gufunga. Murumva rero ko uyu muntu atoroshye, kandi BBC yongeyeho ari amakuru ko yiyita umukristo ukunda igihugu cya gikristo. Muri uwo mushinga 2025 niho amadini ya gikristo arimo kwishyira hamwe ngo ashyireho amategeko ajyanye n'ukuntu umunsi w'icyumweru waba uwo kuruhuka, Sunday laws. Imwe mu mpamvu zatumye habaho urujijo rwinshi ku bijyanye no gusobanura Daniel 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45 nuko benshi bagerageje gusobanura iyi mirongo bakoresheje indorerwamo ya leta gusa aho kuba idini na leta. Intambara izaba mu gihe giheruka cy'imperuka ni intambara yo mu by'umwuka ishingiye ku guhata umutimanama. Ikintu cyose kigomba kureberwa mu ndorerwamo y'idini na leta kugira ngo ikibazo nyamukuru kimenyekane. Wibuke ko intwaro z'intambara yacu atari intwaro z'abantu, ahubwo ari intwaro z'umwuka,
nk'uko tubibona mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 umurongo wa 4 ndetse n'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12. Reka mu gusoza tureba aya magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye mu gice cya 25 no mu gice cya 35. Haravuga ngo igihe itorero rya mbere ryatakazaga ubutungane bwaryo kubwo gutandukira rikareka kwiyoroshya kwigishwa n'ubutumwa bwiza ndetse no kwemera imigenzo n'imihango ya gipagani, ryatakaje mwuka muziranenge n'imbaraga y'Imana, maze kugira ngo ribashe kugenzura intekerezo z'abantu ryashatse gushyigikirwa n'ubutegetsi bwa leta. Mureke amategeko yashyizweho na leta z'isi akurweho, maze Roma yongere gusubirana imbaraga yahoranye mbere, kandi ububyutse mu gutoteza n'akarengane yakoraga ntibizazuyaza kongera kubaho. Itorero Gatolika ry'i Roma ntiriragera ku mugambi wo gusohoza imigambi n'uburyo bw'imikorere byaryo. Rirakoresha uburyo bwose kugira ngo rimenyekane hose kandi rigwize imbaraga zaryo mu gihe ryitegura intambara ikomeye yo kongera gutegeka isi yose, kugira ngo ribone uko ryongera kurenganya no gukumira iby'ubuprotesitanti bwigisha. Itorero Gatolika rikomeje kwitabirwa impande zose. Murabizi ko revolution y'Abafaransa yabanjirijwe n'ubugorozi bwa Protestant Reformation. Bamaganye ubuyobozi bw'ubupapa, babaciye inzira yo gutandukanya idini na leta. Niba uri umuprotestant nyakuri, ni ingenzi guharanira iby'abagorozi batangiye ubuzima bwabo kugira ngo idini na leta bitandukane rwose, maze ukuri kuvugwe, atari ukuri gusa kw'intambara y'umwami w'ikusi n'uw'ikasikazi, ahubwo ukuri k'umwami w'abami n'umutware w'abatware ugiye kuza akima ingoma itazahanguka, ingoma y'amahoro, ubwisanzure n'ubutabera. Mu gice gikurikira tuzareba ibishushanyo by'imfashanyigisho biri muri Daniel 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45. Uzabona neza ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ritibeshya kandi ari ryo kwizerwa. Yesu abe hamwe nawe hose naho ubutaha. Maranatha.